여러분 안녕하십니까? Hello everyone. Mwiriwe, dushima Imana gutahura ubushake bwayo muri Bibiliya. Mu gihe tubaho ubuzima bwacu, uko twaba tumeze kose duhura n'ingorane mu buzima bwacu. Ariko kugira Yesu nk'umutware mu buzima bwacu haba hari itandukaniro rinini cyane. Ubwo nari mu gisirikare, mu kigo cya gisirikare, nari umusirikare uciriritse wo mu cyiciro cya kabiri, nari ndi kandi ku ikosi icyo gihe. Mu kigo cya gisirikare abari ku ikosi ubuzima bwabo buba bugoye cyane. Abasirikare bari ku ikosi niyo babyutse baba basinziriye, niyo bamaze kurya baba bashonje, niyo izuba riva baba bakonje, ni ibintu bidasanzwe. Uko niko nari meze nkiri ku ikosi ya gisirikare. Nyuma rero y'amahugurwa ya mbere y'ibanze noherejwe mu kigo gitangirwamo ibizami ku by'itumanaho. Nkiri umusirikare uri ku ikosi ibintu byose byari bigoye cyane, nahoraga nshonje. Rero mu buzima bwacu mu gihe Yesu abanye natwe agakorera muri twe, nubwo twe duhora duhindagurika ari gatebe gatoki, ariko nta kibazo na kimwe Yesu atabasha kwitaho. Ushobora kuba ufite umuhangayiko mu mutima wawe, ariko ubaye wizeye ko Yesu ashobora kubyitaho, icyo gihe byagenda neza. Tugira ibibazo ariko turamutse twitegereje ku Mana tukayiringira, mu by'ukuri uzabasha kubona Imana igukorera kandi bizaba ari ibintu bihebuje. Uko niko byangendekeye ndi Apkdong ndetse na Jean Paul, nako byagenze ndi Kim Chon ndetse n'igi nari ndi Degu, niko byagenze. Ubuzima bwanjye muri ibyo bihe bwari bugoye cyane ku buryo abantu basanzwe batari kubitekereza. Ubwo nabaga Kim Chon mbere na mbere, hari umuryango umwe wabaga hejuru muri etaje, twe twabaga hasi. Icyo gihe umukuru yaratubwiye ati, kubera ko etaje yo hejuru ikoze mu mbaho, mu gihe muri iyi nyubako ntimugakoreshe umuriro na muke. Uko niko batubwiye. Umunsi umwe yaje gucana umuriro hanze mu mbuga, umufasha wanjye arimo gutegura umuceri, nuko azana isafuriya. Numvise niseguye cyane ku mugore wanjye, mbwira umugore wanjye ntiburetse gato, wihangane ubutani dushaka indi nzu, tuzashaka inzu ifite igikoni cyiza. Nuko aranyitegereza arambwira ati ibi ntabwo tubikora kugira ngo twigushe neza, turabikora kubw'ubutumwa bwiza. Kuba dufite ibyo kurya ibi birahagije, ikindi dukeneye ni iki? Nibwo naje gutekereza nta mufasha wanjye ni mwiza cyane. Ariko suko byahoze bimeze igihe cyose. Icyo gihe niko byari bimeze, ariko nyuma yaho ntibyakomeje kuba byiza. Ariko mu gihe twabonaga nk'abashakanye, yari afite umukobwa mwiza. Iyo nitegereje isi y'umutima w'umuntu akiri muto cyane, byari byiza cyane. Najyaga ngira ingendo ngenda hirya no hino, ubwo umukobwa wanjye afite imyaka 3 cyangwa 4. Ariko kubera ko Imana yari nzima kandi ikorera mu buzima bwacu, iyo nsubije inyuma amaso nkareba kuri ibyo bihe, ndibaza ndetse ni gute twashoboye kubicamo tukarokoka. Twagize ibibazo byinshi, ariko nari mfite umwami Imana uri kumwe nanjye. Kubera ko nta kibazo na kimwe Yesu atakwitaho, nubwo wambwira kuba ubuzima nk'ubwo ngubwo, sinzi niba nashobora kubaho. Ariko icyo gihe ntacyo byari bintwaye na busa. Twajyaga tuganira uko tuzabwiriza ubutumwa bwiza, tugapanga ibiterane, nkajya mu giterane ndi umubwiriza. Nabaye umubwiriza w'ibiterane by'ububyutse kuva ku myaka 24. Najyaga mu itorero rya Presbyterian nkabwiriza icyumweru kimwe, itorero ryose rigahinduka rikaba rishya. Abantu bajyaga bambwira bati ndi umuntu utanga icyizere cyane. Kuba Imana riri muri njyewe byambere ibintu bihebuje cyane. Nubwo byasaga nk'aho ndi guca muri tuneli irimo umwijima, imigambi y'Imana n'ubushake bwayo yashyize muri njyewe byari bihebuje cyane. Mu gihe turi kubaho ubuzima bwacu, ubwo nabonaga uburyo Imana dufunguriraga irembo ry'ubutumwa bwiza, twabishima Imana cyane. Igihe cyose tugendana n'Imana, kuba naca mu ngorane, kuba naca mu makuba, ibyo ntacyo byari bintwaye na busa. Nashimiraga Imana cyane. Igihe kimwe umukobwa wanjye yari mu nzira ataha mu rugo, ariko umuntu aziritse bande mu mutwe. Nuko ndamubaza ndetse byagenze bite. Bari muri laboratoire ya chimie y'ibinyabutabire. Rero mbere ko bajya mu ishuri, batwitse ibinyabutabire by'amagaze, nuko birabira bimumeneka mu mutwe. Kubera ko muri ibyo bintu najyaga njya kubwiriza muri gereza, mu gihe nabaga ndi mu nzira ngaruka, najyaga nca ku ishuri ry'umwana wanjye. Icyo gihe barambwiye batese mfite umurwayi mu bitaro bya Hanyang University Hospital, se twajyayo tukamusengera. Nuko ngiye kubona mbona akana gato k'agakobwa kaza kiruka kambwira ati papa. Ndamubona ese uri mu bikiri ukora aha ngaha n'aha ngaha. Bambwira ko ari mu cyumba cyo kubagwa. Nuko njyayo, ngezeyo nsanga ngo aside mumenetse mu mutwe,
irimo kuvurwa. Nagiye hanze mu iduka mugurira ingofero ndayimuha arayambara. Rero najyaga mufata mu gitondo nkamujyana ku ishuri, hanyuma namara kumugeza ku ishuri nkataha. Muri ibyo bihe sinari mfite umwanya uhagije wo kuvugana nawe twihereranye, ariko bitewe n'uko namutwaraga ku ishuri mu gitondo turi mu modoka turi twembi, ubwo navuganaga mu modoka naje kumenya yuko atarakira agakiza. Icyo gihe nza kumenya nicyo cyatumye Imana imuteza iki cyago. Nuko ntangira kujya mubwiriza ubutumwa bwiza buhoro buhoro. Rimwe na rimwe naparikaga imodoka iruhande rw'ishuri nuko nkamuganira iby'ubutumwa bwiza. Ubwo ari muri tronkom iki gihe yaje kwakira agakiza. Ubwo iki gihe umukobwa wanjye yatangiye guhinduka. Nabishima Imana cyane. Abantu batagira Imana mu mitima yabo, ibitekerezo bitandukanye cyane byo mu isi biza mu mitima yabo bikinjira bisohoka. Nubwo duhura n'amakuba mu buzima bwacu, igihe Imana ari nzima kandi ikorera mu buzima bwacu, nta kintu na kimwe cyahinduka ikibazo. Icyo nicyo kintu naje gutahura. Igihe kimwe umuyobozi w'ishuri yarampamagaye ngo nze, nuko njya kuri iryo shuri. Umuyobozi w'ishuri arambwira ati rwose twiseguye kubw'impanuka yabayeho. Ndamubwira rwose ntibigireho ikibazo. Niko nimwabikoze mubigambiriye. Nuko bambwira ko ari bwishyura amafaranga yo kwa muganga. Guhera icyo gihe buri uko mpuye n'icyago mu buzima bwanjye, mba shaka gushumbushwa n'Imana, sinshumbushwe n'umwana w'umuntu uwo ari we wese. Nta kintu cyiza kibaho nko gushumbushwa n'Imana. Byatumye mbwira umuyobozi w'ishuri nti rwose ntugire ikibazo. Ntabwo tugira amafaranga menshi yo kuba twakwishyura ibitaro, ariko byura ayo kwishyura ubw'ubuvuzi bwe turayabona. Rero ibyo ntimubigireho ikibazo, si ngombwa kumwishyurira. Kuko binyuze muri iki gihe naje gutahura ko atarakira agakiza, nuko mubwiriza ubutumwa bwiza. N'ubu ngubu tugira isezerano, tugira ibibazo tujya duhura nabyo, ariko nta kintu na kimwe Imana itakwitaho. Mu gihe tunyuze amakuba menshi atandukanye, buri gihe cyose Imana tuyoboye biba ari ibintu bihebuje. Umuntu ufite Imana ikorera mu mutima we ni umuntu uzi Imana gusa mu magambo. Abantu bombi ntabwo babagereranya. Ubu ngubu nubwo maze gukura nashaje, sinzi ikibazo nshobora guhura nacyo icyo ari cyo, ariko binyuze mu tuntu dutoya ndetse n'ibikomeye, binyuze mu makuba ndetse n'ibigeragezo mbona nabyo mu buzima, iyi Imana iri kunyobora mu buzima bwanjye. Ikintu cy'ingenzi gikuru ni ikihe? Icy'ingenzi ni hagati y'Imana natwe. Niba nta kintu gikumira ubusabane hagati yanjye n'Imana, Imana ishobora gukora muri jye, nta kintu na kimwe cyambera ikibazo. Rero reka dukomeze tubiganireho ibi ngibi. Ejo hashize twaganiriye ku gitabo cy'Abaheburayo. Reka tumbure Bibiliya zacu mu Baheburayo igice cya 9. Turasoma Abaheburayo igice cya 9 guhera ku murongo wa 11. Abaheburayo igice cya 9 guhera ku murongo wa 11. Ariko Kristo amaze kuza ahinduka umutambyi mukuru w'ibyiza bizaza, anyura mu ihema rirusha rya rindi gukomera no gutungana rwose, ritaremwe n'intoki. Ibyo ni ukuvuga ngo ritari ryo mu byaremwe ibi. Hano ijambo ubuturo bwera mu rurimi rw'Igikoreya babyita ngo ni ihema, ariko mu Cyongereza bakabyita ngo ni ubuturo bwera, bivuze ko ari ihema ritagatifu. Ubwo Abisirayeli bavuga mu gihugu cya Egiputa, ubwo bajyaga mu butayu, bahoraga bikoreye ubuturo bwera mu migongo yabo. Mose yazamutse umusozi wa Sinayi, nuko abona igishushanyo cy'ubuturo bwera bwo mu ijuru. Yabonye urusengero rwo mu ijuru, arwubaka hano mu isi mu ishusho y'ihema. Ubwo binjiraga i Kanani, baje kubaka rero urusengero rw'inyubako, ariko bakiri mu butayu ryari ihema, ariko rikoze mu gishushanyo cy'ubuturo bwera bwo mu ijuru. Hano rero ngo Kristo aza ameze nk'umutambyi mukuru w'ibyiza bizaza. Ahakurikiraho havuga ngo iki? Harimo ubuturo bwera, ngo anyura mu ihema rirusha rya rindi gukomera no gutungana rwose, ritaremwe n'intoki. Ibyo ni ukuvuga ritari ryo mu byaremwe ibi. Rero uru rusengero rwari rwubatswe mu buryo bw'ihema, nicyo cyatumaga bwitwa ubuturo bwera, ariko bishushanya urusengero rwo mu ijuru. Rero cyari igishushanyo cy'urusengero rwo mu ijuru. Guhera mu bihe byo kuva Abisirayeli batangiye kubaka ubuturo bwera mu butayu, bahawe amabwiriza na Mose, nuko bubaka iryo hema rifite uburebure bwa metero 100 ndetse n'ubugari bwa metero 50, bashyiramo igitego cy'amatabaza n'ameza y'imitsima imurikwa n'ibindi byose. Ibi rero byari igishushanyo cy'ubuturo bwera bwabaga mu ijuru. Kubera ko ubuturo bwera nyirizina bwo mu ijuru ni bunini cyane, bubatse butoya kuri bwo, nuko babwubaka hano ku isi. Ubwo buturo bwera bwo mu isi nibwo batambiragamo ibitambo biciye ihene ndetse n'intama.
mu murongo wa 11 aravuga ngo ariko Kristo amaze kuzenduka umutambyi mukuru w'ibyiza bizaza, hano handitswe yuko yanyuze mu ihema rirusha ryarindi gukomera no gutungana rwose, ritaremwe n'intoki, ibyo no kuvuga ritari byo mu byaremwe ibi. Bivuze ko muri ibyo bajyaga batambira ibitambo mu ihema, mu buturo bwera bukoze mu buryo bw'ihema. Yesu bwitambaga nawe agatamba umubiri we, handitswe ko yinjiye mu ihema rirusha ryarindi gukomera no gutungana rwose, ritari byo mu byaremwe ibi kandi ritaremwe n'intoki. Yinjiye mu ihema rirusha ryarindi gukomera no gutungana rwose, ritaremwe n'intoki, ibyo no kuvuga ngo ritari byo mu byaremwe ibi. Bishushanya ubuturo bwera bwo mu ijuru. Umurongo wa 12, Yesu yatanze rero igitambo cye mu buturo bwera bwo mu ijuru. Hano mu isi bagombaga kwica ihene ndetse n'intama n'ibimasa, bagakusanya amaraso yabyo bakayatanga nk'igitambo cy'ibyaha. Mu Baheburayo igice cya 10 n'umurongo wa 1 haravuga ngo ubwo amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza, ugendeye ku mategeko bicaga ihene ndetse n'intama, kandi ibyo si yo shusho nyirizina, ahubwo ibyo ni igicucu. Igicucu ni iki? Nk'igicucu rero byashushanyaga uburyo Yesu azapfa, nk'uko ya ntama yajyaga apfa nk'igitambo cy'ibyaha. Kugeza icyo gihe rero, kugira ngo ibyaha byabo byezwe, icyo bajyaga bakora, bagombaga kwica umwana w'intama cyangwa se umwana w'ihene nk'igitambo cy'ibyaha. Ariko iyo si yo shusho nyakuri, ahubwo iki cyari igicucu. None ishusho nyakuri ni iyihe? Ishusho yabyo y'ukuri ni Yesu Kristo agomba gupfira ibyaha byacu ku musaraba. Muri ibyo bihe rero, mbere yuko Yesu aza, babaga batanga ibi bitambo bice n'intama nk'ibitambo, ariko si ibyo bitambo byashoboraga gukuraho ibyaha byabo. Yego, byashoboraga gukuraho icyaha cyabo, ariko by'akanya gato, kubera ko ibyo byose biri mu isi igengwa n'ibihe. Iyi si tubayeho ubu ngubu igengwa n'ibihe. Tugira igihe cyahise, tukagira igihe cya none, tukagira n'igihe kizaza. Njye navutse ryari? Mu 1944. Sinshobora gusubira inyuma mu mwaka wa 1944 igihe navukaga, kubera ko muri isi tugira ibihe bitugenga. Ariko mu ijuru ho ni mu buziraherezo. Mu ijuru ntabwo habaho umunsi runaka n'imyaka runaka, kubera ko babaho iteka ryose. Yesu rero ntiyamennye amaraso ye mu buturo bwera bwo mu isi, ahubwo yagiye mu buturo bwera bwo mu ijuru, bari hamwe n'amaraso ye. Mu Baheburayo igice cya 9 n'umurongo wa 11, ariko Kristo amaze kuzenduka umutambyi mukuru w'ibyiza bizaza, anyura mu ihema rirusha ryarindi gukomera no gutungana rwose, ritaremwe n'intoki, ibyo no kuvuga ko ari ubuturo bwera bwo mu ijuru. Umurongo wa 12 uvuga ngo iki? Kandi nihijijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa n'ay'ibimasa. Mu isezerano rya kera bajyaga batanga ibitambo bagenda ku mategeko, babwira kwica ihene n'intama, ariko ubu none ntihijijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa se n'ay'intama, ahubwo yinjijwe rimwe n'amaraso ye. Yinjiye mu ihema rihoraho ryo mu ijuru, aho niho yamennye amaraso ye. Binyuze mu gukora ibyo atubonera gucungurwa kw'iteka. Gucungurwa kw'iteka, ndasabye musubiremo gucungurwa kw'iteka. Ni kuko ibyaha byaracunguwe ndetse byezwa iteka. Murabyumva? Mugomba kuba muzi Icyongereza cyane. Ibi mugomba kubifata mu mutwe. Gucungurwa kw'iteka. Ntabwo nzi Icyongereza neza, gusa nzi amagambo make. Iyo ngiye hanze nkatanga ikibwiriza, ndasakuze cyane nkavuga ijambo ngo eternal redemption, cyangwa se gucungurwa kw'iteka. Abantu benshi bakunda iryo jambo. Haranditswe ngo amaze kutubonera gucungurwa kw'iteka. Mu gihe tubaye mu bwami rero bugengwa n'ibihe, ibintu byose bigengwa n'ibihe, kubera ko Imana ibaho mu buziraherezo, yo ntigengwa n'ibihe. Isi ibamo rero itandukanye n'ingi igengwa n'ibihe. Tuvukira muri isi rero tukaba abana b'Imana, ariko amaherezo tuzajya mu bwami bw'Imana. Iriya si tuzajyamo ntabwo igengwa n'ibihe, ahubwo ni mu buziraherezo. Ibyaho byose bihoraho iteka. Igitambo cy'ibyaha dutangira muri isi, kuko turi ahagengwa n'ibihe. Buri uko 10 ugomba gutamba igitambo, buri uko 10 ukora ubisubiramo igihe cyose. Ariko Yesu ashatse kweza ibyaha byacu, niyo aza gupfa inshuro miliyari, ntiyari kubasha kweza ibyaha byacu. Niyo mpamvu avuga ko Kristo yaje ahinduka umutambyi mukuru w'ibyiza bizaza, anyura mu ihema rirusha ryarindi gukomera no gutungana rwose, ritaremwe n'intoki, bivuze ko ritari mu byaremwe ibi. Rero ubwo yamenaga amaraso ku musaraba, ntabwo yasize ku gicaniro cy'i Yerusalemu, yazamutse mu ijuru n'ayo maraso ye, yinjiye mu ihema rirusha ryarindi gukomera no gutungana, aho niyo yamennye amaraso ye.
umurongo wa 12. Kandi ntihinjijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa n'ay'intama n'abimasa, ahubwo yahinjijwe rimwe n'amaraso ye amaze kutubonera gucungurwa kw'iteka. Dushize gutamba ibitambo by'ibyaha ku isi, tuba tugomba kubitanga buri gihe cyose buri uko ducumuye. Ariko we ubwo yitambaga n'amaraso ye, ntabwo yinjijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa se n'ay'intama. Yahinjijwe rimwe n'amaraso ye ahera cyane amaze kutubonera gucungurwa kw'iteka. Gucungurwa kw'iteka, ndabinginze mubyige mu mitima yanyu. Gucungurwa kw'iteka, gucungurwa kw'iteka. Reka twese tubisubiremo. Ndumva mubivuga neza kundusha rwose mu ntiyagashyari. Gucungurwa kw'iteka, gucungurwa kw'iteka. Murabyumva? Yesu rero natubwira ko tugomba gucumura tukatura, tugacumura tukatura, siko bigenda. Ahubwo binyuze mu gucungurwa kw'iteka, we yatambye igitambo rimwe gusa, nuko yeza ibyaha byacu. Amen. Yego, iki ni ikintu gihebuje. Reka nkomeze. Abayobora igice cya 9 umurongo wa 11. Ariko Kristo amaze kuza ahinduka umutambyi mukuru w'ibyiza bizaza, anyura mu ihema rirusha ryarindi gukomera no gutungana rwose, ritaremwe n'intoki. Ibyo ni ukuvuga ritaremwe byaremwe ibingibi. Ibyo murabyumva neza. Abantu benshi kubera ko batazi Bibiliya babibwira bati ibyaha byanjye byarogejwe, ariko dore nongeye gucumura, mbaye umunyacyaha, reka mbisabire imbabazi. Nongeye na 10 mbaye umunyacyaha nanone. Bora b'abanyabyaha b'abakiranutsi kenshi cyane ku munsi. Ariko nyamara Yesu ngo yadusohoreje gucungurwa kw'iteka inshuro imwe yahagije kugeza iteka. Yacunguye ibyaha byacu by'iteka. Rero ntabwo dushobora kongera kuba abanyabyaha ukundi. Ku byaha byacu byejejwe iteka. Kandi rero binyuze mu murimo yadukoreye, hari abantu benshi usanga bafite ubwoba. Ati ibyaha byanjye byarejejwe, ariko se ndamutse ncumuye mbere yuko mpfa, nahita njya mu muriro utazima. Ikibazo nyamukuru ni uko babibwira bati ndamutse mpfuye ndi mwiza cyane, ahari nshobora kuzajya mu ijuru, ariko ncumuye nkiri umunyacyaha bizarangira ndimbutse. Usanga bafite ihurizo rikomeye cyane mu mitima yabo, ariko ibyo ntibikwiye kugutera impungenge. Wowe kweza ibyaha byawe no kuba Yesu yakwezaho ibyaha byawe harimo itandukano rinini cyane. Yesu yarapfuye kugira ngo yeze ibyaha byawe ku musaraba. Yagusohoreje gucungurwa kw'iteka, nuko yinjira ahera cyane inshuro imwe yonyine gusa. Gucungurwa kw'iteka bisobanura iki? Amaze kutubonera gucungurwa kw'iteka. Amen. Rero Imana yabikoze inshuro imwe yonyine gusa, irabirangiza burundu. Kugeza ubu rero ibyaha byacu byose byarogejwe. Turamutse tubaye abakoze ibyaha byacu mu gihe kizaza ntiducumura, ese tukaba tudatekanye bingana iki? Byazarangira ugiye mu rutazima, byo bari bibi bingana iki? Rero si wowe ugomba kwiyezaho ibyaha byawe. Yesu azi neza ko turi abanyantege nke kandi ko hari byinshi tubura. Niba ari umuntu utarigeze atongana n'uwo bashakanye, azamura ukuboko. Abigeze batongana n'abo bashakanye, muzamura ukuboko turebe. Ni byiza cyane. Ugomba kwigwizaho imbaraga. Abagore benshi hari ubwo usanga barwanira ubutwari n'abagabo babo. Igituma batongana nuko babibwira ko bari mu kuri. Ariko nubwo batongana ntibivuze ko baba batakira abashakanye. Keretse wenda baramutse basigatanya nibwo baba batakira abashakanye. Rimwe na rimwe hari igihe dutongana tukajya impaka. Hari ubwo umutima wanjye n'umugore wanjye bitajya byumvikana, kubera ko umugore wanjye ntajya apfa guheba, nubwo bari mu makosa ntajya apfa kubyemera ngo ahebe. Ibyo mbibona mu mutima wanjye neza. Gutongana n'umufasha wanjye simba bishaka na busa, ariko iyo dutonganye mba nshaka kumutsinda. Iyi niyo mpamvu abashakanye burya batongana. Ariko kugira intonganya rimwe cyangwa kabiri ntibivuze ko bagomba kwaka gatanya bagatandukana. Abantu babikora nuko baba batabizi. Ntabwo bagomba gutana. Ugomba gushaka rimwe gusa. Uramutse ushatse kabiri si byiza, kubera ko nushaka kabiri bizashengura umutima wawe. Rero ujye ubana n'umugabo wawe wa mbere iteka, ubana n'umugore wawe wa mbere iteka. Hari igihugu kimwe nigeze kujyamo, nuko ndababaza ese muzashaka ryari? Bambwira ko bashatse umwaka runaka. Njye nashatse muri 71. Hashize imyaka myinshi nshatse, hamaze gushira imyaka irenga 50. Rero bajya bambaza bati ese ni gute ubanye n'umugore umwe igihe kinini cyane? Hari abantu bajya bambaza ibibazo nk'ibyo ngibyo kera. Iyo n'umwe yambanye mwinshi.
ubu ndi kuvuga ibyo nishakiye kujyana kuri podium ariko sinzi biza kumbaho nyuma. Gusa abana b'abantu nuko duteye. Niki cyatumye umwami adukunda nuko aratuzi, yogeje ibyaha byacu. Rero ntabwo yigeze avuga ngo nogeje ibyaha byanyu rero ntimuzongere gucumura ukundi, kubera ko aratuzi ko turi abanyantege nke, nawe tutabishaka duhura n'ibishuko byo kubeshya. Tumenyereye cyane gukora ibyaha, rimwe rimwe dukora ibintu tutazi ko ari ibyaha. Uko niko duteye, ariko aramutse yejeje ibyaha byacu rimwe gusa ntabwo byaba bihagije, kubera ko adukunda cyane, yogeje ibyaha byacu iteka ryose. Rero ubwo Yesu yapfiraga ku musaraba, ntabwo amennye amaraso ye ku gicaniro cyo mu isi, yagiye mu buturo bwera bwo mu ijuru yitwaje amaraso ye, anyura mu ihema rirusha rya rindi gukomera no gutungana rwose, ritaremwe n'intoki, bivuze ko ritari byo mu byaremwe ibi ngibi. Reka tuharebe. Anyura mu ihema rirusha rya rindi gukomera no gutungana, ritaremwe n'intoki, bivuze ko ritari byo mu byaremwe ibi. Reka tuhasubiremo. Anyura mu ihema rirusha rya rindi gukomera no gutungana rwose, ritaremwe n'intoki, ibyo no kuvuga ngo ritari byo mu byaremwe ibi. Ese ibyo bishushanya iki? Bishushanya urusengero rwo mu ijuru. Kora ku byo mu ijuru byose bihoraho iteka. Hano ku isi ushobora kugira ubuzima bwiza ukabyigamba, ariko nyuma y'ibinyacumi runaka siko bizaba bikimeze. Uramutse wanduye COVID-19 cyangwa se ukandura inkorora, byakugora. Nigeze kugira uburwayi bubiri bukomeye cyane. Mu 1991 narwaye indwara y'igifu. Muri 1998 narwaye indwara y'umutima. Natekereje ko ngiye gupfa. Umutima wanjye wari umeze nabi, sinari ntekanye, numvaga ntatuje. Natekereje ko ndibuze kubaho andi mezi abiri yandi. Muri ibyo twasemo gutegura igiterane cy'umwiherero, nari ndi mu ihema ryanjye, nishara muri iryo hema ngiye kuryama muri iryo joro ngo nsinzire. Ubwo natekereza ku minsi isigaranye, kuva ku cyiciro gikuru kugeza aho abantu binjirira hari metero 400. Icyo gihe nahagenze inshuro enye ngenda ngaruka. Rero nagenze ibirometero runaka mu nzira y'umucanga. Umutima wanjye sinashoboye kumva neza uko byagenze kose, numvise ko nakoze amaturu 4. Muziki naje gutekereza icyo gihe, mwe mushaka gutekereza ngo hagenze inshuro enye, ariko njye byari bitandukanye cyane no kubitekerezaho. Naje kuvuga nti Imana wakijije umutima wanjye, naje kwizera ko umutima wanjye wakize. Arabashaka kuvuga ngo numvikana nk'umusazi, ariko nari byize neza. Igitondo kimwe ubwo nabyukaga, ikintu cya mbere nakoze natangiye kwiruka. Nuko ndatutubikana cyane, mva ibyuya, numva ameze neza. Mbere aho sinashobora kubikora ko umutima wanjye ntari umeze neza. Iki gihe twabaga hitwaga Dejon. Hafi y'itorero ryacu hari ishuri ry'abakobwa. Ikibuga cy'umupira w'amaguru cy'igishuri cyari kinini cyane, cyari kigoswe n'ibiti. Uramutse uhirutse ukazenguruka ishuri imwe iba ari metero 300. Najyaga mu gitondo cya kare nta muntu uhari, nuko nkayiruka. Ubwo nirukaga metero 300, mu nda numvaga ameze nabi cyane, ariko nkakomeza nkiruka ituru imwe, ituru ya kabiri, ituru ya gatatu. Ubwo icyo gihe natangiye kujya nkora imyitozo yo kwiruka. Nagiye mu iduka ry'inkweto, nuko ngura inkweto zitaremereye, nzishyira mu gikapu cyanjye, njya nzigendana n'ujye muri Afurika. Mu gitondo azinduka nkiruka. Rero hamwe hariho inzu y'ibwami, hari heza cyane ho kwiruka. Niruka ikirometero kimwe, ibirometero 2, numva ndashije kumererwa neza. Nashoboye kumenya neza ko nakize. Muri minsi nabwiye kutiruka, kubambwiye ko iyo umaze gukura mu ngingo zawe ntabwo hameze neza. Bambwiye ko ngomba kwitondera kujya nkoresha amavi yanjye, bambuza kujya nsimbuka ahantu harehare. Natangiye kujya noga rero, ariko kuva COVID yaduka sinongeye koga na rimwe. Rimwe na rimwe ku cyumweru nimugoroba, aharwo njya nkina umupira na bene data mu mbuga yo ku itorero. Biba bishimishije cyane, nabwo dukina isaha imwe cyangwa se amasaha 2. Tuba twumva tumerewe neza cyane. Nabonye ko inda yanjye yagiye igabanuka. Ntabwo nzi gukina cyane uwo mukino, kubera ko nshaje, sinzi uburyo nakwakira imipira. N'igihe mfashe umupira kugira ngo njye gutaha izamu, sinzi gutera umupira ngo nsinde igitego. Uburyo mbigenze, njye ahantu hatirunze abantu benshi, uko niko mbasha kubatsinda. Mu gihe baho ubuzima bwanjye, vuba cyane nzageza imyaka 80.
iyo ndebye ubuzima bwanjye bw'imyaka 80 butambutse bumeze nko guhumbya kw'ijisho. Nahuye n'amakuba menshi mu buzima bwanjye, ariko ku mwami Yesu ari kumwe nanjye nta kibazo na kimwe kititaweho. Rimwe na rimwe sinashobora gusinzira, rimwe na rimwe nagiraga impungenge. Ubwo nabyukaga mu gitondo nasangaga ibintu byose byitaweho. Nashimiye Uwiteka Imana cyane. Niba ari umuntu utarakira imbabazi z'ibyaha, ese watinya bingana iki mu gihe uhagaze imbere y'urupfu? Umwami Yesu wadusohoreje gucungurwa kw'iteka. Uku gucungurwa kw'iteka rero twakwakira dute? Uyu ni umurimo w'ingenzi cyane. Hari abajya bavuga ko biriza ubusa mu gihe bakira imbabazi z'ibyaha. Hari abandi bavuga ngo bakiraga agakiza ubwo basengaga ijoro ryose bakavuga mu ndimi. Gucungurwa kw'iteka ushobora kwibwira uko uyitekereza kose, ariko burya Yesu ubwo dupfira ku musaraba nibwo ibyaha byacu byari byogejwe. Nibyo nta kindi. Itandukana ni uko ubyizera cyangwa se utabyizera. Ndatekereza ko mfite ibyaha byinshi, ariko ijambo ry'Imana ni ijambo ry'Imana. N'Imana ivuga ko byogejwe ubwo nyine biba byarogejwe. Uburyo bwo kumenya ko ibyaha byacu byogejwe cyangwa bitogejwe ni mu ijambo ry'Imana. Niba ijambo ry'Imana rivuga ko ibyaha byanjye byogejwe, kwizera iryo jambo ry'Imana ni ikintu cyiza cyane, sibyo? Uramutse ubwiye kwakira ijambo rya Pastor Michal, wabigenza ute? Kora ko ubuzima bwawe bushingiye kuri we, bitari ijambo ry'abantu b'ibyamamare, ahubwo biterwa n'ijambo ry'Imana. Igice cya 9 umurongo 11. Ariko Kristo amaze kuzahinduka umutambyi mukuru w'ibyiza bizaza, anyura mu ihema rirusha ryarinde gukomera no gutungana rwose ritaremwe n'intoki. Ibyo no kuvuga ko atari byo byaremwe ibi. Mujye mubwiriza ubutumwa bwiza, mujye mufatira ijambo mu mutwe. Nubikora rimwe cyangwa se kabiri bizakorohera. Sinigeze ngerageza kubifata mu mutwe, ariko mu gihe nkomeza kubisoma mbyigisha nisanga narabifashe mu mutwe. Ariko Kristo amaze kuzahinduka umutambyi mukuru w'ibyiza bizaza, anyura mu ihema rirusha ryarinde gukomera no gutungana ritari byo byaremwe ibi ngibi. Rero si ijambo ry'umwana w'umuntu, ahubwo ni ijambo ry'Imana. Kristo amaze kuzahinduka umutambyi mukuru w'ibyiza bizaza, anyura mu ihema rirusha ryarinde, mu ihema ritaremwe n'intoki. Ibyo no kuvuga ngo ritari byo byaremwe ibi. Ibyaha byacu iyo biza kwezwa n'amaraso y'ihene cyangwa se n'ay'intama, ntago byogejwe n'amaraso y'ihene cyangwa se n'ay'intama, ahubwo byejejwe n'amaraso ye amaze kutubonera gucungurwa kw'iteka. Yahinjijwe rimwe gusa n'amaraso ye ahera cyane, amaze kutubonera gucungurwa kw'iteka. Ni ibyo koko Imana ivuga ko byamaze gukorwa. Kwizera Imana iki nicyo tuba tuvuga, sibyo? Iki nicyo tugomba kwizera. Ntibivuze ko tutakoze ibyaha, twarabeshye, twaribye, ntago twabara ibyaha byacu byose, ariko hano handitswe ko ari gucungurwa kw'iteka. Yinjiye ahera cyane inshuro imwe. Ibi ni byiza. Reka nkomeze umurongo wa 13. Reka nsome mbere ku murongo wa 12. Kandi ntihinjijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa n'ay'ibimasa, ahubwo yahinjijwe rimwe n'amaraso ye amaze kutubonera gucungurwa kw'iteka. Umurongo wa 13. None ubwo amaraso y'ihene n'ay'amapfizi n'ivu ry'inka yiriza iyo biminjiriwe ku bahumanye, ko byeza umubiri ugahumanuka. Umurongo wa 14. Mwese murabona byanditswe hano imbere kuri ekara. Tubasomere rimwe twese. Nkanswe amaraso ya Kristo witambiye Imana atagira inenge, kubw'umwuka w'iteka ntazarushaho guhumanura imitima yanyu, akayezaho imirimo ipfuye, kugira ngo mubone uko mukorera Imana ihoraho. N'amaraso y'ihene cyangwa se n'ay'intama yashoboraga kweza ibyaha byacu. Nkanswe rero amaraso ya Yesu Kristo watwitangiye inshuro imwe kugira ngo bibe bihagije kugeza iteka, azabura ate no kubezaho kubw'umwuka we akabahumanuraho imitima yanyu, akayezaho imirimo ipfuye. Amaraso ya Yesu ashobora kutwezaho ibyaha byose, akatugira abantu bakwiye guhimbaza Imana. Dushatse kubyikorera ku bwacu ntitwabibasha. Iki ni ikintu gikorwa na Yesu. Ese kuki yananirwa kweza ibyaha byacu uko turushaho kubitekerezaho? Ibi ni ibintu bihebuje cyane kandi byo gushimira. Ese bihebuje bingana iki? Dushobora gusenga tukiriza ubusa, tugasenga ijoro ryose,
twatura, si ukora ko dukora ibyo. Uramutse ushyizeho akawe wabyangiza. Abakora umurimo batamenyereye baramutse bashyizeho akabo barabyonona. Uzi kwandika inyandiko za calligraphy, undi muntu akaza akakuvangira akabyandika atabizi, arabyangiza akabyonona. No kubaka urusengero naho, iyo witegereje amatafari uburyo yashyizweho, ushobora kumenya uti ahangaha ninde wahakoze, hariya ninde wahakoze. Ushobora kumenya abazi kubikora neza n'abatabibasha. Yesu uyu murimo ntiyigeze awugabira undi mutambyi cyangwa se umutambyi mukuru wari wese. Yesu ubwe ashatse kweza ibyaha byacu iteka ryose. Uyu murimo ntiyigeze awugurira umuntu uwo ari wese, we ubwe yemeye kubambwa. Bibiliya rero iduhamiriza ko we ubwe yogeje ibyaha byacu iteka ryose. Reka dukomeze dusome nanone umurongo wa 12. Reka dusome umurongo wa 12 na 13. Kandi ntihinjijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa n'ay'ibimasa, ahubwo yahinjijwe rimwe n'amaraso ye amaze kutubonera gucungurwa kw'iteka. Umurongo wa 13. None ubwo amaraso y'ihene n'ay'amapfizi n'ivu ry'inka yiriza iyo biminjiriwe ku bahumanye, ko byeza umubiri ugahumanuka. Umurongo wa 14. Nkanswe amaraso ya Kristo witambiye Imana atagira inenge kubw'umwuka w'Uwiteka, ntazarushaho guhumanura imitima yanyu akayezaho imirimo ipfuye, kugira ngo mubone uko mukorera Imana ihoraho. Icyo waba warakoze cyose, amabi yose waba warakoze uko yameze, Yesu yarakwejeje kugira ngo ubashe gukorera Uwiteka Imana. Nta nubwo ushobora gucya kurenza ibyo, kubera ko yagukesheje ibihagije. Amen. Twe abakoze ibyaha bibi cyane bikabije by'uburara, yaratwejeje ku buryo tudashobora no kubyibuka. Dushobora kugira ibitekerezo byinshi ngo kubw'agakiza kanjye nzakora ibi n'ibi, ibyo ni ibintu bisekeje. Mu murava wacu ntacyo twakwigezaho, ntacyo twakwikorera. Ahubwo Yesu wapfira ibyaha byacu ubwo yabyezaga iteka ryose, uko niko twabotse ibyaha byacu. Amen. Amen. Igitabo cy'Abaheburayo kirahebuje cyane, ariko abapasiteri benshi cyane bavuga gake cyane ku gitabo cy'Abaheburayo. Bati igitabo cy'Abaheburayo kiragora cyane, kiraruhije, ariko nyamara kiroroshye cyane, ahubwo kiranashimishije. Hari amagambo menshi meza arimo hano. Reka dukomeze n'umurongo wa 15. Kubw'ibyo nicyo gituma abo umuhuza w'isezerano rishya, kugira ngo abahamagawe bahabwe ibiragwa bidashira byasezeranijwe, ubwo habayeho uwapfiriye gucungura abacumuye bagitegekwa n'isezerano rya mbere. Iyo isezerano ryo kuragwa ribonetse, hakwiriye kuboneka ibihamya ko uwarisezeranije yapfuye. Isezerano ryo kuragwa risohozwa n'urupfu rwa nyiraryo ryonyine, kuko ritagira icyo rimara rwose uwarisezeranije akiriho. Nicyo gituma n'isezerano rya mbere ritakomejwe hatariho amaraso. Mose amaze kubwira abantu bose amategeko yose nk'uko yategetswe yose, yenda amaraso y'ibimasa n'ay'ihene n'amazi n'ubwoya bw'intama bwazingishijwe inziga itukura, yenda n'urubingo, nuko abiminjagira ku gitabo cy'amategeko no ku bantu bose. Umurongo wa 21. Arababwira ati aya maraso niyo isezerano Imana yabategekeye, nuko ihema n'ibintu byose barikoreshagamo nabyo abiminjagira amaraso. Umurongo wa 22. Ko ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso, kandi amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Aya maraso Yesu yamenetse rero yaragamije kweza ibyaha byacu iteka ryose. Ntacyo wigeze ukora kugira ngo ubabarirwe ibyaha byawe. Ukwiye kwizera uku kuri gusa. Bibiliya ivuga ko ibyaha byacu byogejwe muri ubu buryo, ariko uvuze ko ukiri umunyacyaha, icyo gihe nta yindi nzira uba usigaranye, uba ugomba kujya mu muriro utazima. Ariko ubu twizera uku kuri, kandi ubu twabohotse ibyaha kubwo kwizera Umwuka waraje muri twe, ayobora ubuzima bwacu. Ikintu gihebuje ni uko njye sindi umuntu udasanzwe, ariko abantu benshi bavuga ko igitabo cy'Abaheburayo ngo kigoye cyane. Nta kigoye muri iki gitabo. N'abana bato bari mu ishuri bashobora kubisobanukirwa. Dushobora kubona abantu bavuga igitabo cy'Abaheburayo gake cyane, kubera ko uhuye n'ibintu bimwe, ariko ukabirebera mu bundi buryo bundi, uzasanga ijambo ry'Imana ryoroshye cyane kandi ari ryiza. Ubu rero binyuze muri iri jambo tuba turimo guhamiriza abantu bose bo mu isi uburyo ibyaha bya Yesu Kristo byogeje ibyaha byacu byose. Abantu benshi barabarwana n'ibyaha, ariko iyo bumvise iri jambo babohoka ibyaha byabo byose. Nari umunyacyaha cyane kurenza abandi bose, ariko binyuze mu maraso ya Yesu Kristo narejejwe. Nta n'akazinga k'icyana gato kansigayeho. Ari data n'umuryango wanjye bose barejejwe mu gihe Umwuka wera yazaga muri twe. Ibintu tutashobora gusobanukirwa ubu tubasha kubisobanukirwa.
uburonshimira Imana yadushoboje gutanga ibi byigisho. Ese urabyizeye? Abantu mu gihe batazi uku kuri, abantu benshi uyu munsi bari kubabazwa n'icyaha, ariko ubu ndashimira Imana cyane. Data yakundaga inshuti ze cyane. Data yari afite inshuti magara nyinshi. Mbere ko data yitaba Imana, nari mufite iwanjye mu rugo degu, nuko tumushyira muri ambulance tumutwara iwabo ku ivuko. Akimara kugira iwabo ku ivuko yahise asinzira, nuko bukeye bwaho arabyuka, nuko arambwira ati papa unsuga. Ntiyego data. Ati ubwo navaga degu, numvaga afite ubwoba, ariko ya modoka yantwaye twa ambulance numvaga rwose nyirimo ntuje cyane. Ndashimira Imana cyane. Ese mwandirimba indirimbo zo kuramya Imana? Byari ibintu bitakumvikana na busa. Sinari nariteze ko yambwira atyo. Nashimiye Imana cyane. Ubwo nabaga umupasiteri, abantu benshi bakiraga agakiza, ndashobora gukora imirimo y'agaciro myinshi. Ubwo nabonaga uburyo data yakiraga agakiza, ubwo namubwirizaga ubutumwa bwiza, natekereje ko nta mugisha uruta uwo nguwo ubaho. Ukwezi kumwe data amaze kwitaba Imana najyaga mubona mu nzozi, ariko hashize ukwezi kurangiye nafite agahinda kubera kubura data. Nasenze Imana mvuga Imana, sinshaka kuzongera kubona data mu nzozi, nshaka kuza guhura nawe mu nzira, guhura nawe mu ijuru. Igihe kimwe nageraga mu muhanda, nabonye umuntu umeze nka data, murebeye inyuma mufata nka data, nuko ndiruka mucaho, mugezeho mbona n'undi muntu wundi. Urukundo yangiriraga rwari ruhebuje cyane. Naramukumbuye cyane, ndamukumbura cyane. Data yaradukundaga cyane. Umurimo uhambaye cyane yadukoreye. Byabaye iminsi 3 mbere ko yitaba Imana. Namubwirije ubutumwa bwiza, arabwemera, nuko yakira agakiza. Ibyo nabishimiye Imana cyane. Umwaka wakurikiye wowe nguko yavukiyemo Yesu yitaba Imana, washize imyaka nka 50 data yitabye Imana. Buri mwana mwe ntekereje kuri data, nshimira Imana cyane. Data yitabye Imana afite imyaka 70. Ubu ngubu maze gusaza nduta imyaka yari afite yagejejeho. Iyo ntekereje kuri data, nshimira Imana cyane. Ntabwo byakozwe n'umurava wacu cyangwa se umwete wacu. Imana yohereje Yesu Kristo nuko adukiza ibyaha byacu. Urwo rukundo rwari ruhambaye. Rimwe na rimwe mu gihe cy'umutuzo njya mvugana na Yesu mu mutima wanjye, nti mwami, hariho abantu benshi, ariko se kuki ari njye wakijije Nyagasani? Ndagushimye cyane. Nubwo byangombwa ko ntanga ubuzima bwanjye bwose, nubwo byangombwa ko nitanga njye wese, ntabwo nabishidikanyaho na busa, kubera ko urukundo rwe ruhebuje. Mu gihe twabona iyi si, hari ibintu tubona ko ari binini dushobora gutanga mu buzima bwacu, ariko igihe cyose ko bihora bimeze. Nk'ubu ngubu ndushaho kugenda nsaza, ariko Imana igenda iducira inzira, tugenda dusura umujyi ku mujyi. Umunsi umwe hari umufasha mukuru w'igihugu uri buze Busana ashaka guhura nanjye, ndi buze kujya Busana guhura nabo. Niko guhura kwa mbere nabo, ariko ndaza kubabwira kuri Yesu. Ndishimye cyane. Shobora guhura n'ibintu bigoye, ariko ntabwo Imana yigeze ntenguha. Rimwe na rimwe nabwo nkora amakosa, hari ubwo bene tutabakora amakosa. Uko niko tumeze, tugira intonganya, tukajya impaka, uko niko tumeze. Ariko mu gihe turi hamwe dukorana bihinduka byiza. Mu buzima bwacu hari ubuzima bw'amoko menshi, ariko ubuzima bwaho tugendana na Yesu, tukabasha kubiba Yesu mu mitima y'abandi bantu, babasha kubona ubugingo buhoraho. Yesu ngo yakijije umunyacyaha nkanjye, yakijije abo mu muryango wanjye bose. Nubwo nashima ubuzima bwanjye bwose nibyo bihagije, niko ntekereza. Rero mbwiriza ubutumwa bwiza, nkomeza kubwiriza igihe cyose. Murakoze cyane. Reka dusenge. Uwiteka Mana yo mu ijuru, bitari kubw'amaraso y'ihene cyangwa se n'ay'ibimasa, ahubwo n'amaraso yawe winjiye ahera cyane, nuko dusoreza gucungurwa kw'iteka. Uko niko wejeje ibyaha byacu Nyagasani. Nubwo nta kintu twakoze, ariko kubw'ubuntu bwawe ibyaha byacu byose byarogejwe. Turagushimye Nyagasani, turagusabye duha umugisha mu mitima bene data, ubahema amahoro yawe, utwemere tubwiriza ubutumwa bwiza abandi bantu batari bakawumenya. Mbere kuzagaruka mwami, utwemere gutwikiriza isi yose ubutumwa bwiza bwawe. Tugira ubuntu bwawe Nyagasani. Urakoze mwami, dusenze twize mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane mwese.